afande yes bakunzi ba TV wacu dore nguyu rero afande Colonel Kazarama inshuti yanyu afande ubuhanuzi bwawe bwose bwarabaye afande umeze ute Nyanzare hari iko namunaga afande salama wanafurahi wanaona liwali wa jimbo abonye guverineri wabo bishimye none harabakunda cyane nawe urukugire birukora bimeze umutekano urahari abantu barishimye amahoro kugaruka buhoro yego abantu rero bwa buhanuzi bwose uko wabivuze ati gomba tuzafatira intwaro nyinshi ati mbonye abantu bicaranye hagati mu maguru yabo abantu baravuze ngo afande Kazarama koko n'umukozi w'Imana umukozi w'Imana n'umuhanuzi kuko ibyo wavuze byose afande navuze ko tuzagwana ikatanga Lubumbashi iminsi 45 uzi ko kibyibuka afande yego tuzagwana iminsi 45 mbonye abasirikare ba FCM 23 Armée Révolutionnaire Congolaise igeze njiri iri kwinjira ku kibuga cy'indege iri kwinjira ku kibuga cy'indege bari kutwakira mbonye abayobozi b'icama bari gukora meeting ku Stade de Martyrs mbonye ku Stade de Loiwa abantu bari kurahira bafashe ku drapo abantu b'icama bishabanura ngo Imana duhaye kinege ubuyobozi bushaburahindutse yego kuko ni ikiganiro wakoze kuri Bwiza na Meki Kayiranga ni ikiganiro rero hakimara gufatwa ziriya eneo zose baba mercenaires ko bavuze babantu n'ubundi uko bari bicaranye mu maguru bambuka mu Rwanda babaherekeza afande bahise bavuga ati koko afande Kazarama n'umukozi w'Imana noneho barongera bavuga ngo tuzamanuka Uvira tuzayifata nta sasu rizavugira muri Uvira uzi ko Bukavu nanyibagiwe fande none ngo ubonye igihugu gihindutse bigenze igihugu gifashwe bonye zingabo zikiye abaturage ibihumbi n'ibihumbi bari bumoso n'iburyo ku kibuga cy'indege cya Njiri Kinshasa abaturage bari kwakiriza ingabo ari ibihumbi n'ibihumbi mbonye bari gukora discours meeting ku Stade de Martyrs yakira ibihumbi 80 mbonye abayobozi b'icama bari kurahira bafashe ku madrapo ku Stade de Loiwa muri presidence ndetse mbonye hari abatumire benshi cyane mbonye Kongo y'Amajyaruguru ibaye amajambere abazungu baje abanyarwanda baje abakenya baje East Africa yose abaganda abatanzania boye kino gihugu kigize iterambere rirenze kwemera kandi bonye intambara zimanutse nta ntambara zagaruka nukuvuga ngo muko ubibona nkuko ubibona nyine mwiyerekwa urabona Republika ya Kivu cyangwa urabona iki gihugu kigomba kuba kimwe igihugu kizaba kimwe wari ibyo bizaza nyuma ariko kirabanza kibe kimwe ubona kuko wabonye ubutegetsi bwo bwahindutse ubonye abayobozi bari gukora inama kuri Stade Martyrs nguko bayikora bari kurahira bafashe kubendera y'igihugu bari kurahira aba bayobozi mubona hano aba bayobozi tubona igoma wowe ubonye bari kurahira kuri Stade Martyrs ubonye bari kurahira kuri Stade de Loiwa Stade de Loiwa ubwo ni hefandi ni hariya aho presidence ikorera bari gufata ku madarapo ari amadarapo y'ibihugu byose bafashe ku madarapo y'igihugu bari kurahira abayobozi bavuye aha mbonye ingabo nyinshi zacu zinjiye mu mujyi wa Kinshasa abaturage bari kuzakira ari benshi mbonye hano habaye nka paradise amahoro gaje amajambere iterambere imihanda misha abantu bose bafite inyota yo kuza Kongo barikira aho hari noneho reka turekeraho ariko abakunzi ba TV wacu bakunzi ba Mwana Ndaki uyu na afande Kazarama ni ahantu Musanze uyu kubona uri mu Bwiza wageze mu Bwiza uri kuganiriza abaturage ahubwo cyo ubundi twari turi warikare ihura fan yo tuvuye muri Binza twafasheyo nafasheyo mwarababonye koroneri imbura n'umukoroneri yego hari n'abandi bagiye kwirepotega igihugu ni cyacu tugomba kugikunda kandi tugomba kuraga abana bacu igihugu cyiza kitari k'intambara kitari nka kimwe yego afande rero suhuza abantu banjye ugendere bose abandi tuzabakira Kinshasa aha nguwo rero afande reka mureka ajye mu kazi na afande Kazarama afande akazi keza asante aha nababwiye ngo ngewe nzazana abantu uyu Colonel Kazarama ni umusirikare uhamye murabizi
ni umusirikare uhamye n'ubuhanuzi bwa Fande. Rero yakoze ikiganiro kuri bwiza.com arahanura ngo mbonye abagabo bicara mu maguru y'abandi, ariko agarutse mu bundi buhanuzi. Ubuhanuzi Hansiya Fande Kazarama ni umukozi w'Imana, ibintu akora byose biri mu mwuka w'Imana nuko agenda. Rero ibyo Kazarama mbwiye ahangaha 100% rwose. Oya urambaza se ibyiza bya Kazarama. Ibyiza bya Kazarama ngo bimbwire. Kazarama ni umuntu umuyobozi mwiza cyane wa kolonere wa ARC AFCM 23. Yadukuye mu twabuno turiho twidagadura byose ni ready. Nanjye ndi chef de groupement wa Kihondo yari yarabangamiwe, nda muntu wari ugifite ijambo, none buno dufite ijambo. Kazarama niwe hagaruye umutekano. Yewe buno turi kuryama tugakuramo imyenda zose tugakora n'ibindi ndi wabireba. Ni ngewe nanjye ndi chef de groupement wa Kihondo, nitwa ku mazina rya Uzarama Bimenyimana Lycée, ariko na population yose iramyemeraga iri kugirumva bovwe yagira orarana naho bisani na Fande Kazarama. Yewe uzi ngo nakubwira ibiki bacu byose ni ready. Yewe wagira ngo twaribwe umugono, ariko buno turi ready. Esa urakoze cyane. Nanje amayambu ganje. Yego twageze Nyanzare, dore Profe Jean Mwigimba ari kumwe na Afande Remise Gihobe. Mukomera Afande. Turi Nyanzare. Afande ngo Profe afite amateka. Arayafite kabisa no ayababwire wenyine. Profe so wigishije Afande Makenga. Iwabona. Urakoze Afande. Yego navuze ngo ngewe naje ahangaha Nyanzare, ariko nanone abantu bari bakeneye kumva no kubona Afande Kazarama. Kazarama rero akaba ari umusirikare wa ARC Armée Révolutionnaire Congolaise, akaba ari senior officer, ni umufisiye mukuru, ariko akaba ari umugabo usenga Imana. Ubuhanuzi bwa Kazarama mu bwumve kandi cyokora nanjye ndumiwe kabisa. Kazarama agarutse mu isura nshya. Kazarama aratunguranye, narababwiye ngo nzajya mbatungura mbereke, mbazanire bamwe mu bantu mutaherukaga, bamwe mu bantu mushaka kubona, bamwe mu bantu nyine b'inshuti zanyu. Nka Kazarama rero namuzanye ahangaha kuri Kivu iwacu official. Hii ni association nimutavuga cyane muramuna ari kumwe na Domito kandi turamutangatanga mu kanya, sibyo? Tugiye kumutangatanga Kisekedi arage. Yes, korero Fande
isesekaye aha ngaha Nyanza.